wawusangiza mfite boro nziza cyane nakoreye bwiza wanjye. yego ya kandi ndanamukunda ndamufana, ni n'umuhanzi mwiza cyane. ya okay. Igihe ruse gusangwa gukunze wigira ubwo bashira kenjura ikibasumba isumbira abandi nawe wakundikira mukunzi mwiza mutako mwiza natatu mu mutima wanjye soko mvamo ngashira inyota saru bwiza nambaye mu gituza cyanjye narire mu mutima wanjye ukagira ituze ndambukane sanga ngobere kuko nese mukunzi mwiza bwiza butatse umunezero karabu gatatu ibyishimo bakuru byishimo batisima fasha guma mbere yuko asifata oniyebe kandi wanyebe nasigira nanga bari mu ndetse n'ibyiza ndakwemeye cyane ndagukunze pe nanjye ndagukunda gusa iki kigero ndankagira nkahita mbona n'amafaranga amahera ari amahera menshi cyane urumva ni ibintu by'umugisha ubinyemereye waba umbyaye kabisa. Naje mbitekerezeho nta kibazo ubundi burira indege ufite umutima utuje mbaye shimwe urakoze cyane imuso aho uri buryama uraryama wumva utuje kubera ko ugiye kubona umuntu uzaza kugupakingira ugiye muri Amerika. Ntose wankatishirije nani tike se cyangwa ushakiye pasiporo? Okay, nukuvango cyangwa ushakiye pasiporo wenyine? Nukuvango wewe wamerekeza ngiye gutekera kandi ushaka ko tujyana hanze. Tujyana oya uzabanza ugende nge nzaza nyuma. Wewe afasha gupacinga uraza tube turi kumwe mu rugo kugira ngo nico nibaje umbwira ngo kira wakibaje kugira ngo wibutse uburoso wabwibutse. Guys, muraho neza ni Latina TV show, nizere ko umeze neza n'abatameze neza muramira neza. Ahangaha afite umutumirwa mva sore mwiza rwose namubonye namutumiye kuri channel yanjye aje kutubwira ibigwi byiwe. Karibu. Morana hitinga nifunga iki cyana nacyo kikananyemera sindi muto sindi na mukuru gusa imyaka afite ntiyanyihakana katse mu gihugu ubu niwe nkuru katse mu gihugu yabaye nkuru neza utese yameze neza ndashimira meze bo kabisa numva ndabona umeze neza yameze neza cyane kuva kugera hejuru ndahumura sinikoraho. Iyi mihanda urayibona ute? Ya imihanda ndayibona neza usibye ko izuba ryabyutse ku muryango rimeze ukuntu uri kwica mu mutwe ngo sinzi ukuntu bavuga ngo gica mu itwika migani y'abakera sinjya nyimenya itwika imbwa mu gahanga ya none urabona ko ritangiye rigenda ariko tugiye kugerega no mu ntuza mu zuba kwa gatanu twakugezemo imvura itumba twarivuyemo twagiye mu zuba kujya mu mucyo. Nani imvura yabonetse muri uyu mwaka undi mu kwa kane ubundi hakundaga kuba hari imvura iteye ubwoba ariko ubu ngubu sinzi uko byagenze. Imvura yasimbuwe n'izuba. Ahubwo abantu baravuga ngo imyaka yaragize cyane mu ntuza mu mirima byo ngo yabaye nabi cyane. Iyi myaka nishaka ibe nabi nese mu mujyi murahiga tudahinga muhingaye turima tw'igikoni turima umva dufata turima tw'igikoni ni ubisanzwe ugenda ukamenaho amazi imvura yawe urayihorana n'ubundi n'ibishanga ariko baranabiciye da ni mubabi ariko hari abantu bafite imirima bahinga mu cyaro birabara yigera za gahanga se ngo urebe mu cyaro inzara irabici bamereye nabi mu mujyi ni izuba ryahafi ko mbona izi filme ko zikubereye cyane filme zirambereye cyane sana kabisa kabisa bamwe bajya bambwira ni ese Gitafu agura niwo ngurira abwira ni reka cira birabo ahubwo ngiye nabonaga Gitafu ajya mugira icyo mupfana uri muri umuna we niko bambwira kubera ko ababyeyi baba baragiye banyura ahantu henshi bisayidira nanjye ntabwo nataba yarateye umugona ahandi Gitafu tukaba tuvindi kuko ni raporo yarayinyibye yarayikwigiye raporo nayo aragitosa gusa yahimbye n'ibintu byinshi cyane ariko nanjye hari utuntu natekerezagamo ariko kubera ubushobozi bukeya Gitafu nari hari ahantu twahuriye ku Gasaro nandi kuzunguza imyenda y'umukire ndabwira ni Gitafu mba ndi kubona kuri iyi mihanda umeze neza ndi kubona umeze neza cyane nta kuntu wafasha ko ufite impano yego munyuriramo arambwira ni ufite impano nge nzaguza n'abanyamakuru nci bakurabure bagukine
nawe sinmenye ko nawe yifite gahunda zo kuba yakisorera borozi. yahise aguca inyuma. Yaciye inyuma ariko nyine ntaribi nyine ubwo ni karafure oya ntaribi rye. ya uraho neza. Meze neza kabisa nanjye. nawe urandabona umeze neza uraho n'ibikora. Ndashima Imana meze bon. None se harya umusore ari umugabo ariko uri umusore. Nanjye ndi umusore pe. Urabona bimeze gute se ibintu byo gushaka urebye. Urubyiruko rwo muri iyi minsi urabona bimeze gute? Umeze neza. Ariko urateganya njye nabonye yambaye ikote ngira ngo uri umupapa. Ariko uyu n'umusore w'umusirimu. Ndi umusore ushima Imana. Cyane kabisa. Iyo Shanete nabonye mu ijosi umuhogo meze neza kabisa. None se urimo uratangaza iki se iyi mihanda urayibona gute? Imihanda ni ibisanzwe nawe biri guhinduka bishya. Imihanda ngo arabavuga ngo imihanda yanyereye kuri njye yanyereye. Kwamba nubwo ubona nambaye ino kote ushaka kuba tifite uducera ariko byakajya ni ka gatwiko k'abasore. Oya ayo umeze neza urasa neza. neza. Erega buriya kutagira kuba umuntu adafite amafaranga si cyo gituma umuntu ayicupiza. Iyo nta n'amafaranga muri duke twawe dukeye icyangombwa ni ugufura ukaniyitaho nta bindi. Nubwo yabana n'igihumbi ufite ariko wafuza usa neza ukamera neza. Wamaye amafaranga se nkamera nabi? Wayamaye nkamera nabi? Imana njyewe yamaye amafaranga nkamera nabi? Oya usa neza se bivuze iki nta kintu ufite mu mutwe? Nose hoya nta kibazo ariko nta n'umuntu ugusuzugura iyo usa neza. Sibyo? Waba uraye se urumva waba uri kuvuga waba uraye? Hoya. Ibibaho. Ntabwo mbyumva. Ntabwo ari kubyumva. Nigize kumva akaruvuga umuvugo nawe ukunze. Nanjye nagukunze. Saba urakoze. Kwitegereza twagumye tuganira ngumya kwitegereza inyuma ya kamera. Bura nahandi amaso yanjye yarari. Agumye mwitegereza. Ndabona kabisa unyemeye no guhita mbwira iwacu papa. Bwira babo komisiyoneri bagurisha isambu. Nabonye igikobwa cyiza ashaka guha uduceri kikaba kimbikiye. Umeze neza wa. Yiza cyane. Urahumura. Thank you. Imana irarima cyane. Umuvugo ufite imivugo myinshi cyane. Yego. Ariko imivugo nanjye simje ubundi narasinye ko nge nzibera padiri. Ibintu by'abagore kabivamo. Mbivuyemo ko numvaga bavuga ngo si byiza. Oya ni byiza. Byarangiye nk'umunsi. Byarangiye masanze abakobwa beza nka none wowe none warakubi. None abwana abona huye nabona Bona akasamutwe. Nakasamutwe. Ayiwe. Umeze neza cyane. Oya. Ariko umva uramutse unyemeye aka kanya nge mubwiza ukuri. Nuguhita mbwira ababyako kanya. Bakagurisha isambu nkagukambikira byonyine n'ubwaje umbikira byonyine. Twakubita kuri konti nkabika. Aho wayashyira hose n'ibindeba. Wayashyira mu kibindi. Wayasaba mu butaka. Wayabitsa ngibyo ntabwo bindeba. Iseko waka. Useka neza. Iseko umwe. Nuguseka amasara agasesekara. Ufite iseko byibuze nubwo nakuzana. Nta gihombo n'abafite nubwo ntacyo waba ufite nanjye ntacyo ufite. Hoyes. Kuko si twabura. Wajya wumva iseko gusa se ukumva urahaza. Kukubwira ngo nyarukira no kwa Karuru uzana ikiro cy'umuceri se yajya guhera ubuntu ikiro cy'umuceri akagwa nayimboga. Ndashumva wakumva kaje. Ambara. Seka neza nkabikira maraho mu ijuru data twese mu ijuru n'iki namutura. Imana arema cyaza. Ni byiza. Okay, afite imivugo myinshi cyane. Wawusangiza. Mfite boro nziza cyane nakoreye bwiza wanjye. Yego. Kandi ndanamukunda ndamufana ni n'umuhanzi mwiza cyane. Okay. Egera use gusangwa gukunze wigira ubwo bashira kenjuri kibasumba isumbira abandi nawe wakundikira mukunzi mwiza mutako mwiza natatu mu mutima wanjye soko mvamo ngashira inyota saro bwiza nambaye mu gituza cyanjye narire mu mutima wanjye ukagira ituze ndambukane sanga ngobere kuko neza umukunzi mwiza bwiza butatse umunezero ukara bugatatse ibyishimo bakubera byishimo batisima fasima fasha guma mbere yuko sikadi oniyebe kandi wanyebe nasigera nanga bari mu ndetse n'ibyiza ndakwemeye cyane.
ndagukunze pe 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 niba unkunda pe nanjye ndagukunda gusa ari igihe kigera umutima wanjye ugahangarika nkakeka ko udashobora kuba unkunda kandi niba utanankunda Imana niyo ibizi ko nafite urubanza rukomeye imbere y'abacamanza mu ijuru ko mbikubwira ukiriza gusumba bari icyizere cyanjye namaze kugitakaza nyine umuti ubwo nabonaga abakundana nyine umuti nako nabonaga abacana nyine umuti kiyo gatuma umutima wanjye utizera muri muri mukunzi ndabizi ko nkunda cyane kandi nawe urabizi ko ngukunda cyane mpamvu babivuze mbagira ngo tutazamera nk'abo ngabo kundana urukundo nyarwo tuzasangira kabisa nagaye mu gihe twakabonye impamvu tuzaba intangarugero hano iwacu i Rwanda tuzandika izina rikomeye nk'itwa abasitari bamwe na bamwe bagiye basiga impande n'impande Jacques na Rosa ntabwo muzigira kugira ngo nacyo ncyegiye ngo dutere ikirenge n'icyabo bamwe na bamwe barebe kandi bazarebukiraho umukunzi ndagukunda byemeye ndagukunda cyane cyane nabyemeye cyo bikimbwira ngo urankunda nanjye ngukunda gihe ibicu numva nafata rute mu kirere tukigira muri Amerika tukamara iminsi 2 tukugaruka ni iwacu i Rwanda tuje guserebura umukunzi bwiza wanjye nkunda n'umutima wanjye wose nkakwimariramo bigaragarira buri umwe wese nkunda nanjye ngukunda asigaye twicare tujye inama tuganire byacu kuko ari inzira nziza bukiye kandi ari nabyo byubaka igihugu kigakomera ya gukunda n'igikorwa cyiza mapuchuri urasa neza pe kujya ni rutasaza ruzana rukusha amashasi guma ariko ufana iki na Yesu yewe ufana iki na Yesu ese Yesu nyine ntuzi ko nyine turi umwe kuko yatumenekeye amaraso ku musaraba nagerageje kumva ijwi ryawe numva na record banyumvishije abahanga ba kera banyumvishije Yesu yakundaga kuvuga akigera kuri iyi si ngo ari record Yesu yabanjije kuvuga ariko ngo hari nimwe hari ukuntu yavugaga wakumva ijwi rye ejo mu gitondo ukabona inka 12 bwana si ibyo bintu bibaho utabona inka 12 ukabona nyine ukabona ibitangaza yego njyewe nakuru yijwi mu marikodi banyumvishije numva nakajwi kawe niyo mpamvu nagumaga gutega amatwi mwumva ibasatse ese ni Yesu turi kumwe uvuga neza nka Yesu nje natire njya muri byinshi Yesu mupfana iki Yesu tupfana ko yameneye amaraso ku musaraba n'umwe aho si yaba ari wowe Yesu waba waratwihishemo oya ntago ndiwe Yesu genda umwana we ariko ufite ijwi warijyana muri kapani bakaguha imodoka 5 z'ubuntu kapani yes motari none nuko gutwarira ubuntu motari nuko kujya gutwarira ubuntu yarangiza akagwa na 5 ngo akiri ujye kugurira abana atabyaye umudi ndama mnakubwiye ngo mwuzanye umuntu akuzanye nta gihombo yaba afite uraseka uraseka neza agaseko none useka hari ngo ubundi ngo Yesu ngo hari ukuntu yabanje avuga record z'ubintu azakora kuri iyi si ariko arangije ngo bukeye bwaho yiga uburyo azajya aseka bitandukanye na barumuna yego ariko uburyo aseka uburyo banyumvishije uburyo asekaga nari ndi kubireba hari igikondo hariya yahibagiye nimuka mukanya ndakubwiye urahambwa nta kibazo hari igikondo tugerageza kwigana uburyo Yesu yasekaga kugira ngo natwe tuzabitwikisheho tujye imbere ya kamera turebe ko badukunda natwe tujye tubeshya ngo ninjye wari Yesu ubwe ngo ninjye wasekaga biratunanira twese biratunanira ahubwo tukajya tugenda tukagira amakuru sima tukumva gakoni wanyiganiraga iki nabyuzi none we urasetse neza numvira bishoboye utarunahari ntari impari mpamvu nagumye kwibaza Yesu uri aya ntago nabawe rwose waba aho rwose nankubeshye nose ibyo bintu nijye bikubwiye bwa mbere ra ni wowe bimbwiye bwa mbere ni wowe bimbwiye pe kakagirino ufite umukunzi se sha ndamufite ubwo nyine birarangiye biranze mbega we hayikomana we biranze niyahure mbigenze ne ntabwo wakiyahura ureruhukije kandi kujya muri Amerika muri iyi minsi yes ndabyeretse
urabyeretswe ubu ugiye gufata indege ngiye kujya muri Amerika. Bigira ikibazo nubwo aka kanya wanyemerera kunkunda, nubwo wanyemerera kunkunda nta kibazo, uwo muntu ukaba umukatiye, uwo musheri wawe ukaba umukatiye muri iyi minsi. Mukatire waba umukatiye muri iyi minsi, nje waza ukafasha kukinga, niba byita kukinga, ukafasha imyenda kuyishyira muri gupakinga. Urakoze cyane, nicyo niyo mpamvu urakoze cyane, gupakinga. Urakoze cyane. Enza ngufashe ukaba uje mu rugo ukafasha gupakinga, ngo nimba gupakinga. Urumva uyu munsi turi kuwa kabiri. Uyu munsi turi kuwa kabiri, yes. Urumva nazajya nko muri Amerika nko kuwa gatanu ukaza tukaba turi kumwe nta kibazo. Nagera muri Amerika nkajya nkwamagana ngo Mr. Usheri waba makamomo kawe mugurira agafata, mugurira agafata k'ibihumbi 5 cyangwa 3, kuko uri umuntu mwiza, kuko nta kibazo twagirana ntacyo. Wabyemera se? Nabanza nyine nkagira nkabiporopoza nkareba, nabanza nkabitekerezaho, ntabwo nahita ko nkatira umuntu nta kibazo twagiranye. Ibintu tugiye gushinga ni business imeze uti? Ni business, urumva ni kufasha. Impamvu mwifashishije ni ukuvuga ngo ntibivuze ko mama atafasha, ariko mama ntabwo turi kumwe. Mama nawe ari hanze, niyo mpamvu nagumye kwitwaza gutyo. Ntibivuze ko garafurere atanywaza, ariko nawe ntabwo turi kumwe. Cyangwa se abandi baturanyi bo basigaza amagambo mabi bigatuma nagenda neza, indege igahabwa mu kirere kikarangira yikubise hasi. Ariko wowe upakinge, nimba ngo ari no gupakinga, nzagupakingira neza, nagira amahoro, wumva ufite umutima utuje, nkagira bakanankunda, nkahita mbona n'amafaranga, amahera menshi cyane. Urumva ni ibintu by'umugisha. Ubinyemereye waba umbyaye kabisa. naje mbitekerezeho nta kibazo. Ubundi wurira indege ufite umutima utuje. Mbaye shimye. Urakoze cyane. Imuso aho uri buryama uraryama wumva utuje, kubera ko ugiye kubona umuntu uzaza kugupakingira ugiye muri Amerika. Ahubwo se tujyana? Ntose wankatishirije nani tike se, cyangwa nshakiye pasiporo? Okay, nukuvuga ngo cyangwa ishakiye pasiporo wenyine? Nukuvuga ngo wewe wamerekeza ngiye gutekera, kandi ushaka ko tujyana hanze. Tujyana oya, uzabanza ugende, nge nzaza nyuma. Wewe afasha gupakinga, uraza tube turi kumwe mu rugo, kugira ngo nicyo nibagiwe, mbwira ngo kira wakibagiwe. Kugira ngo wibutse uburoso wibutse. Wibagiwe irango wayibagiwe. Nicyo kiza nyine, urabona nta mutwe umwe wigira. Oya ntawe, nta kibazo ndahari, cyangwa uraza kumpamagara. Uhise wumva ubyibushye. Urabyibushye? Ndashatse zanyu umugore, shakira umugore. Ndamugushakira pe, kuri umusore mwiza cyane, se uri ku cyangwe. Ndamushakira he? Kandi abagore hano i Kigali baruzuye. Kigali? Urashaka ko Kigali uri mu cyaro? Hose tugerayo. Hano ndamugushakira nta kibazo. Wamundangiye ubu? Oya uba wapi? Mundangiye nereke n'abanyarwanda kakanya. Cyangwa ubanza mundangiye. Ndaje ndamushaka humva. Wamundangiye kuko akagenda anyunganira, akazanyuka, tukazagenda ari kunyunganira. Nose urashaka ko guhita ujyana none? Kandi none tukaba turi kumwe mu rugo nta kibazo. Ndaje nzamugushakira. Ubundi ariko ikibazo abakobwa b'ubu ngubu ntabwo bakemera kwijyana, ni paka ukore mariage. Kuko ngo umuntu asigaye yijyana, ugasanga ejo mwatandukanye, ugasanga umuteye inda, ugasanga umutaye inyuma. Ntabwo bijyana, ubu barahakanye mani. Barahakanye? Nibo bahakanye se cyangwa n'abasore bahakanye? N'abakobwa bahakanye. Abakobwa gute? Ubwo barahakanye bati reka ntabwo bizongera. Umukobwa niwe mugabo. Umukobwa niwe mugabo. Oya se. Umukobwa ucyumva ngo nuko shyushye, ninjye bigwiririye ngenyine. Ninjye bigwiririye. Ubundi umukobwa asigaye ari umusore. Umusore akaba ari umukobwa. Oya se, reka urabeshya genda. Ari byo. Nese hari umusore ugishaka umukobwa?
barabisinze babigize bayifashe gutera ni ukuvuga ngo umukobwa asigaye ari we mugabo niwe mugabo ni nawe buri kimwe ugikurikirana mu rugo ni nawe umenya ngo nta byo kurya bihari ni nawe umenya ngo abana nta karamu bafite ni nawe umenya ngo imyenda ni ubundi umugabo niwe usigaye afura imyenda y'umugore umugabo we umugore akamutunga impamvu mbikoresheje nagutwo nagira ngo bese wenda babyumve ubundi nta mugabo ugitunga umugabo se yakurayo amafaranga abagabo baba bayafite yakura heza kandi abakoze bakora heza bayabona ariko agenda ariko umugore arayabona nimba naguhaye runaka arayaguha undi wese arayaguha gusa urumva oh sorry kabisa abagabo rero ukujya bihangana abasore n'ukujya bihangana basure ujya twaratomboye kiriya kintu bazanye ahubwo baradukoreye bahise badukuraho igitutu natwe cyo kujya dukora cyane ngo tugiye gushaka abagore reka nabo bagiye ku gitutu uriya mugabo ndamushaka baze begera ababyeyi bakwe niko biba bimeze oya ni byiza kabisa umva twagarukiriza aha reka tugarukiriza aha ngaha umusore wacu murabona ni mwiza mumukunde mukande subscribe nica no muyikunde channel nziza cyane bantu banje mumbonye hano nimufashe tuzamurane muri rusange kuri Latina TV show mushiyaringe kabisa kujye muri comment gati mbibonye gutya mbyumva gutya tumugarure thank you.